Uyu musore n'umukobwa mureba bagiye gusezerana hanyuma birangira babuze aho bataha. Mbaza ngo byagenze gute? Uyu mukobwa n'umuhungu bakundaniye mu mujyi wa Kigali, dore n'akari naho bahuriye, ariko bose bahahurira, bose ari abavantara baje gushaka ubuzima. Hanyuma barakundana. Mu gukundana kwabo umukobwa nta munsi n'umwe yari yarigeze ajya gusura umuhungu, ariko n'umusore ntabwo yabishakaga ko umukobwa amusura, dore ko umukobwa yabishatse inshuro nyinshi cyane ngo amusure, ariko umuhungu akabyamiganira akora, akamubwira ko itike ye yaba ari kuyipfusha ubusa azaba amusura. Hanyuma rero mu gukundana kwabo baje kwiyemeza gusezerana imbere y'amategeko. Biza kurangira bagiye gusezerana imbere y'amategeko hari mu karere ka Kamonyi. Bahurizayo imiryango iraterana, ubundi ubukwe buraba. Ubukwe rero bukaba bwabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri imbere ya Saint Valentin. Hanyuma rero imihango y'ukwe iraba, cyangwa se bajya no kwiyakira nyuma yo kuva gusezerana imbere y'amategeko. Ariko mu kwiyakira umusore yari afite gahunda yo gushimira umuryango, wo gushimira nyirabukwe ndetse na sebukwe ko barize neza. Bimwe byaje gutuma abantu bacika urondogoro cyane. Umusore rero yashimiye sebukwe na nyirabukwe, abashimira aho yafashe 2,000 akabihereza sebukwe, aramubwira ati warakoze kunderera, ndetse afata n'igihumbi apfumbatisha nyirabukwe, aramubwira ati warakoze cyane kunderera, warakoze kumbyarira umukobwa, warakoze kumbyarira umudamu. Hanyuma ari nyuma yo kubashimira ababyeyi bagira ikikango, barikanga, baravuga ati uyu musore dushingiye umwana wacu bimeze biti. Kwa kundi rero baba bari ubukwe buba burangiye, dore ko ubu muryango wari ugiye gutura hano mu karere ka Nyarugenge. Barabireba baravuga ati rero reka Marine ye kuguherekeza wenyine, reka tuguhereze na musaza wawe aguherekeze. Ariko musaza w'umukobwa biza kurangira abuze tike, birangira Marine w'umukobwa ari bumuherekeje, ariko nanone Marine w'umukobwa yari mukuru we n'ubundi. Hanyuma biza kurangira baje mu mujyi wa Kigali, dore ko umuhungu yabwiraga n'umukobwa ko bazatura hano Nyamirambo ngo mu Kanogo. Umuntu wese ubwo wabuzi mu Kanogo ko Nyamirambo ubwo sinzi jewe ntaho nzi, ndiko yabwiraga uwo mukobwa. Hanyuma rero mbere yuko ngo bagera mu rugo arabanza kubacisha mu kabari. Nibamenya niba ari bahari hagiye kubera after party ntabwo mbizi, gusa ngo yabacishije rwose mu kabari. Baragenda bahamarayo igihe kinini, ariko Marine n'umugeni baza kurambirwa, aramubwira ati twebwe turashaka gutaha tujya kutwereka aho tujya kuba. Umusore akomeza kubarindagiza, abonye ko amayeri ye bari gushaka kumufata bameze ukuntu. Hanyuma biza kurangira abatwaye, biza kuza kurangira bisanze Rwamara. Akabatungira urutoki akababwira ati ni hariya tugiye kuhagera. Bahagera nabwo akababwira ati ni hano imbere. Biza kuza kurangira bisanze ku kagari ka Rwamara. N'umuyobozi ari kubabaza ibibazo bimwe na bimwe, ari kubabaza byagenze gute. Umukobwa biza kurangira ari kuvuga ati ngiyewe ndashaka divorce nta kindi, kuko yari yamaze kubona uwo musore